Ibi ni ibiki bibaye noneho? Ibi ni ibiki bibaye? Ibi ni ibiki bibaye? Mbega umuryango, mbega umuryango, mbega umuryango. Ibi ni ibiki bibaye noneho? Ibi bibaye ni ibiki koko Mana y'isi n'ijuru? Mana utabare, Mana utabare, Mana utabare. Utabare uyu muryango, utabare umwana wawe Iribagiza. Tabara Iribagiza, Mana tabara, tabara. Mana iyerekane, wiyerekane, utabare. Uyu muryango ufite amashyari, uyu muryango ufite inzangano, uyu muryango bahemukiye uyu mwana bita Iribagiza. Kubera iki bahemukiye uyu mwana bita Iribagiza? Kubera iki bahemukiye uyu mwana wita Iribagiza? Iribagiza kubera iki bakuhemukira? Mbega umuryango w'akasamutwe, mbega umuryango mubi. Uyu muntu bita Nyirantambara, ibibazo bye n'umugabo we batangiye kubizanamo aba bana. Kandi aba bana twibuke yuko aba bana nimba batangiye kubazanamo ibi bibazo, hari abana bagiye kubikomerekeramo. Urugero nka Iribagiza agiye kubikomerekeramo. Uyu Nyirantambara namara kubwira ukuri Iribagiza nk'uko yari agiye kubivuga, umugabo we nyine Rugema akahita hatabara, akahita agoboka agahaguruka. Uyu mugabo Rugema iyo ataza guhaguruka imbere y'abari abana ngo afate Nyirantambara musohora mukuru imbere y'abari abana, uyu Nyirantambara aba yamennye umuceri. Uyu Nyirantambara aba yavuze ukuri kose kw'ibyabaye kuri Iribagiza, kuko uyu Nyirantambara niwe uzi ukuri kose kw'ibyabaye we n'umugabo we kuri uyu mwana w'umukobwa bareze Iribagiza. Niwe uzi ibyamubayeho, niwe uzi amateka ye, niwe uzi ko yavutse, niwe uzi ko bamureze, niwe uzi ko aho bamukuye. Uyu mwana w'umukobwa umuntu bita Nyirantambara na Papa Isimbi Rugema nibo bazi amateka ye, nibo bazi aho yavuye uyu mwana. Rero uyu mwana Iribagiza, impamvu babwiye ngo kubera iki bamukoze ibintu, kubera iki uyu mwana akomeje kurworwa, kubera iki umwana gifashe ibihe mu ntambara, uyu mwana dukwiye kumusengera. Kuko Nyirantambara arashaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye kuri Iribagiza, kw'ibyamubayeho byose, ko uyu muryango Rugema ari wahemukiye umuryango w'ababyeyi be, ko atari bo banamubyaye, ko bamureze gutyo nk'umwana. Ariko Iribagiza tukanga kubyemera, kuko Iribagiza niyumva aya makuru yuko byagenze, Iribagiza kubyakira twabonye biri bumugore cyane. Iribagiza aka ni agahinda. Iribagiza uku nguku ni nko kumutera inkota mu mutima. Iribagiza baraba bagiye kumukozaho icyuma gityaye. Iribagiza batumye ajya ahandi hantu, intekerezo zijya ahandi hantu. Umukobwa wacu Iribagiza bagiye kumutera ishavu, umukobwa wacu Iribagiza bagiye kumutera agahinda. Ariko ni byiza kumenya ukuri, ukamenya n'abantu ubamo n'ibyo bagukorera, ukamenya yuko atari ababyeyi bawe, ukamenya yuko ibintu byose bagukorera atari uko hari ukuntu abana bajya b'abatoni ku babyeyi babo, ugasanga umwana n'umutoni undi si umutoni. Bibaho, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo inda ibyara mweru na muhima. Wenda iryo jambo akaba ari ryo Iribagiza akomeza agenderamo, ariko akiyumvisha ko ari bo babyeyi be. Ariko mu by'ukuri namara kumenya yuko aba babyeyi atarabe, ababyeyi be bahemukiwe, bapfuye kandi bahemukiwe n'uyu muryango, Iribagiza bizamubabaza, bizamutera gikomeye cyane, kugeza ubwo bizamugeza n'ahantu ashobora kuba atabasha kwikura. Kubera ariko inshuti ze zirahari, zizabana nawe. Natwe Iribagiza turi imbere yawe, turakurwanirira, turagusengera amanywa n'ijoro. Iribagiza humura, nubwo wahura n'ibibazo, nubwo wahura n'intambara, nubwo wahura ni byinshi bigiye bitandukanye, turagusengera amanywa n'ijoro. Iribagiza wacu tukuri inyuma. Ngiye byambabaje kumva yuko Nyirantambara agiye gufata akabwiza ukuri uyu mwana w'umukobwa. Mbega agahomamunwa. Uyu nguyu Nyirantambara rero, uyu Nyirantambara arashaka guhimana n'umugabo we, n'agahimano. Nabyita nko gukorana agahimano.
nicyo gituma nababwiye ngo uyu muryango ufite ibibazo, uri kuryana, wari uhaye agahenge uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza kugira ngo nabo ubwabo baba bihugiyeho nawe abafata kuka. Rero uyu Nyirantambara arashaka guhimana n'umugabo we Rugema, ashaka guhimana n'umugabo we Rugema, ashaka gufata ibintu byose by'ukuri byabaye, byose uko byakabaye bibaye kuri uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, byose akahita amubwira amabanga yose, akahita amubwira n'ibintu byose byamubayeho, akahita abibwira Iribagiza. Ababyeyi uko bahemukiwe, byinshi byagiye bikorerwa uyu mwana w'umukobwa, kugeza ubwo yisanze muri uyu muryango afata uriya Rugema nka se, afata Nyirantambara nka nyina, kandi atari byo, ari ibinyoma. Rero uyu Nyirantambara ashaka kumena umuceri, ashaka kubwiza ukuri uwo bita Iribagiza, kandi Iribagiza namara kumenya uku kuri, ibintu birahita bidogera noneho. Kandi uyu Nyirantambara ari kubikora ahimana n'umugabo we, kandi atazi ko nawe ari ingaruka zigomba kumugeraho zikamushyira hasi. Ukeka yuko uyu Iribagiza namara kumenya ukuri kose, iriya mitungo yose barimo kari iyiwabo, namara kumenya ko ababyeyi be bose bapfuye bazize uyu muryango, ukeka yuko bizamugora yego kubyakira ako kanya, ariko namara kubyakira ukeka yuko atazajya mu buyobozi akajya kurega uyu muryango kuri mu mitungo yabo ko bamukiriye n'abo babyeyi be, ugasanga imitungo yose y'iwabo barayambuwe, Rugema agiye hasi, asubiye hasi. Ari nacyo gituma uriya mugabo yavuye hanze akodesha abantu babicaye kugira ngo bahige Kamarade na Emili batazazana uriya muti Iribagiza akibuka ibyakorewe, ibyamukorewe, kuko namara kubyibuka bizaba bibarangira. Uriya mugabo yagiye agura ibibanza, yagiye agura amazu, yagiye akora iki mu mitungo ya Rugema yiyitiriye kandi ariyo kwa Iribagiza. Byamuteye ubwoba nawe bituma ava iyo yari ari, afatanya n'uwo bita Papisimbi kugira ngo iki gikorwa ntikizabeho. Bashaka umuntu witwa Kamarade bamwice, ariko umuntu bita Nyirantambara ari kwihemukira. Nawe izi ngaruka zigomba kumugiraho, we n'umuryango we wose namenya uku kuri. Ariko Imana yo izi ukuri, Imana izi byose, Imana izi Iribagiza agahinda ka Iribagiza, niyiza agahinda ka Iribagiza, niyo gukora ibi byose binyuraguranemo, bavuga ukuri kujya hagaragara, bamenya imiceri, ibintu byose bijya hagaragara. Isimbi umwana wacu, umwana twizereramo, umwana dukunda cyane, umwana utajya ugira amanyanga, umwana utagira ibinyoma, umwana ugira indangagaciro, umwana ukomeye cyane wubaha, ugira umuco. Iribagiza wacu ugira umuco. Iribagiza tukuri inyuma, turagushyigikiye, urubacyusa. Ibyo n'ibyo bakora byose, n'ibyo bagambana byose, ngo numvishe ngo Isimbi garatwi, ibyo byo gutwita, yaba ari yacyusa yaba atari iriya nda, ntabwo Isimbi agomba kuba uwacyusa. Iribagiza no wacyusa. Rero uyu nguyu bita Fabiola nawe ariko Imana igira neza, Imana ikwicira abanzi bawe, Imana ikoze isoni abanzi bawe. Iribagiza nawe uri kutwumva nonaha, Imana ikureho abanzi bawe uratambuka bakajyana inzara, uravuga ati dore cya kindi, urakora ibi ukavuga uti ngo dore ngo yarakize. Abantu bose bakwanga, abantu bakugira amashyari bose, Imana ibangaze. Iribagiza nawe aba bantu bose uri kubona, Isimbi, Fabiola, Nyirantambara, Rugema, uriya muryango wose havuyemo umuntu bita Kanyana n'abantu bose bakuri inyuma, ariko abandi bose Imana iraje kwereka agakoryo igiye kwikorera. Iribagiza turi kumwe nawe. Rero uyu nguyu bita uyu nguyu bita ngo ni Fabiola, Imana yamaze kugushyira wowe uri mu mazi abira, Fabiola uri mu mazi abira, kubera ko yaragumwe nawe. Iribagiza, Imana iri kumwe nawe umunsi ku wundi, Imana izabana nawe, Imana izakomeza kugire neza. Imana ifite gahunda kuba uri muri urwo rugo. Imana ifite gahunda yayo kuba uri mu banzi. Imana ifite gahunda
kuba warageze muri uwo muryango, kuba byaragenze kuri ababyeyi bawe bakitaba Imana, kuba byaragenze kuriya imitungo y'iwanyu yose bakayigabanya bakayifatamo. Hari impamvu. Kuba utarapfuye, kuba batarakuroze, baragiye bagutega imitego mitindi, baragiye bagutega ibintu byose babonye, hari impamvu. Kuba uri muri urwo rugo ugihumeka umwuka w'abazima, hari impamvu. Kuba umuhungu ukunda cyusa ari kurwanirwa n'undi mukobwa ashaka kwigira wowe, hari impamvu. Hari impamvu nanone Imana yafasha abasiponza bagushyigikiye impande n'impande, yabonye abanzi bawe ari benshi izana n'abantu b'inshuti zawe bagushyigikiye bakomeye kandi benshi. Hari impamvu Imana yabazanye, cyane cyane noneho umuryango wo kwa Cyusa wose urakwemera iribagiza. Ayo ni amahirwe cyane unafite mu buzima. Hari impamvu rero ibyo byose byabayeho. Iribagiza wacu turagukunda, turanagusengera. Imana ikomeze kubana nawe, Imana ikomeze kukwiyereka, turagusengera. Abanzi bawe bakomeze baryane inzara, ibyo bakora byose Imana ibibireba. Bakunzi ba Iribagiza, bakunzi ba Cyusa, dusengera aba bana bagombe bashakane. Nimba ari umunsi nabwenze ishima, ni igihe umuntu bita Cyusa azaba amaze guhitamo umukunzi we Iribagiza, kandi azamuhitamo imbere cyane. Reka mbashimira abantu tuba twabanye, tugafata akanya tukabana, abakunzi bose ba Iribagiza, abakunzi ba Cyusa, abamaze gukora subscribe, tubana umunsi ku wundi, ndabashimiye. Reka tuze turebe abanzi ba Iribagiza ukuntu bagiye kwinyuraguranamo, maze Iribagiza agahacana umucyo. Ciao, ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kandi rata. Ndabakunda.